ku kazi ufite ukareba ku cyubahiro ufite ariko umunsi icyubahiro cyakuvaho ukamwara ugaseba ugakorwa n'isoni ariko Yesu twiringiye Yesu we uri umugabo Yesu uri umugabo w'intwari uri umugabo Yesu uri umugabo w'intwari uri umugabo hayi uri umugabo Yesu uri umugabo w'intwari uri umugabo Imana ishimwe Imana ihimbazwe dore impanda ziravuze muza twese dukanguke kuko Imana yacu ishaka yuko twese tubabera buri muntu mu itorero abubejejwe muri ryo oya twe niyo mpamvu tuvuga Imana tukavuga neza n'abatugira neza ntibavuga ngo abane benda gupfa no gukinduka no kurangira sibyo niyo mpamvu re Imana ibanza Yes turabasuhuje cyane amahoro y'Imana bane namwe Imana ikomeze kubahereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo nk'ibisanzwe muri kumwe na Mutimana Jean Claude ndabararikira gukurikira ibiganiro kuri Mutimana Official ariko reka manze mvuga kakana abantu batakoze subscribe kuri Mutimana Official abantu batasharingaga ibiganiro abantu batarebaga ngo ibiganiro bakirangiza abantu mutatwandikiraga muri comment kandi nimero zihari rwose murahemukaga nukuri kw'Imana kandi nukuri Imana yiteguye kuza kugira neza buri muntu wese ukurikiraga Mutimana Official ukonsa byonyine nukuri kw'Imana rebe nawe witegereze isura yanjye nurangiza uhita ukora subscribe share na comment ikindi ukurikirana abatubirwa bose dufite kubera ko hari icyo Imana yongeye guhisha muri twebwe kandi iki kintu tuje kukibahishurira Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu tubyibagirwe ubikora n'umutima mwiza muri iki kiganiro amen reka dusenga Imana yego Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uri byiringiro by'abakwizeye ntukoze isoni Tela si le bo shine manda la honde kitala bini vando si le bodo shine high uri byose mwami ntawe uhwanye nawe mwisi no mwijuru ntawe uzagusumba Tela si le da la monte la bishaive le mantre de comptible shine high Mana ndagushimiye umuntu wese utangira iki kiganiro kireba akagisoza umugisha utagabanyije haze kwifuza ku mutima we urakoze kuri byose kandi wihagije mu izina rya Yesu amen amen Imana iguhe umugisha amen umeze ute bomeze neza yego ndashima Inusa yumva ameze neza akavuga ati meze neza nukuri meze neza pe iyo bimeze ute reka ngo urugero nkanye oya uretse baza nago urugero ngiye nk'umuntu w'Imana nk'umukozi w'Imana cyangwa se igikoresho cy'Imana iyo mbanye n'Imana neza mba numva ameze neza iyo mbanye n'Imana neza nta bindega byinshi nta bindega ntaki mbo nta muntu nambuye nta muntu nahemukiye nta muntu mbanye nawe nabi mba numva ameze neza ibindi byo biza nyuma ariko iyo mbanye n'Imana neza ibintu biba bimeze neza cyane yego byumvikane ubanye n'abantu mbanye n'abantu neza bose mba numva ameze neza cyane yego cyane biba bitandukanye iyo mfite akantu kuri momo mu kofi akaba ari ikirimo nibwo nge numva ameze neza amafaranga se amafaranga aza nyuma ariko nayo nyine Imana yaduhereze n'ukuri kandi duha amafaranga turushaho kugubwa neza ariko nasa ngiye kuvuga ijambo ravuga mu migani wicisha bugufa kuba witeka ingorane ubukire n'icyubahiro n'ubugingo bivuze ngo n'urufaranga rurimo yego nose kusanga ntari kuyabona ngewe ntabwo ndi kuyubaha neza ari kuri banke broke y'ijuru yakubikiye rizaya borokora rya nyine ngo vuba cyane yego ariko nese reka tuganire kwa kakana kurya bavuga ntabwo nibuka aho byanditse ngo kuri umukire cyangwa se umutunzi kwinjira mu ijuru ngo ni nkuko wafata urushinge ingamiya yakwinjira mu ntoboro y'urusindani cyangwa urushinge kwinjira mu ijuru k'umukire niho gufata indogobe ukayinjiza mu rushinge ufata indogobe ukayinjiza mu rushinge cyangwa mu rusindani umwanya w'urusindani nuvuga ngo ubundi umukire cyangwa se umuntu wese umukire aba arangazwa na byinshi ubwenge bwe cyangwa intekerezo bye byose abyerekeza ku butunzi bwe afite Imana yamuhaye hanyuma ubwo butunzi bwe rero akabusimbuza iki Imana akazi kaba kenshi business nyinshi iki n'ibiki akareba ku bihombo none akaburira Imana iki akaburira Imana umwanya kandi iyo uburiye Imana umwanya ubundi baravuga ko bavuga ko
n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo umukire umutunzi cyane yego udakijijwe Imana imubona nk'uruhinja nk'igitambambuga kitazi kugenda. Rero bikavuga twavuga nkatwe abanyamwuka igikire cy'igipagani kirutwa n'umukene w'umukirisitu ubaha Imana. Rero kuba uri umukire utubaha Imana byo ntacyo bivuze, nta nicyo bimaze. Ariko umukire wubaha Imana nta kibazo. Umukire wubaha Imana rero umukire wubaha Imana nyine abayujuje byose, abayujuje karite zose, abazujuje umukire wubaha Imana. Kuko nkanjye ndi gushaka kuba umukire wubaha Imana. Urumva niba ku rusengero bavuze bati ari korari izaturuka i Kigali ntuye Musanze ije kudutaramira, yego ni rwose nta kibazo. Ibijyanye n'inyama bazarya na soda bazanywa ibyo mubimbaze. Kutavuze se abatumirwa bari gutambutsa ijambo ry'Imana. Oya mpereye kuri benshi ndagenda manura sibyo ariko kora DJ ntago ari byo. Ugomba guhera ku bantu muri kumwe batambutsa ijambo ry'Imana. Oya nje nahereye kuri benshi ndi kugenda manura sibyo, nahereye kuri korari yaba yaje sibyo. Urukumva aho bisaba ubushobozi bwinshi nkabutanga. None narangiza inosa niba tugiye gukora ikiganiro avuga nti inosa ndikumva tudashaka gukora ikiganiro muri Musanze mu mugi, reka uyu munsi dufata urugendo tujye kwicara nka gutya twicaye ahantu muri hoteli, tujye gukorera kuri hoteli runaka. Yego icyo gihe nkagushyira mu modoka yanjye tukagenda. Inosa kugira ngo wumve kuba buri muri mood ku buryo uravuga ijambo ry'Imana neza ukumva ushaka iki. Uti ndikumva shaka akaboroshete nagaki gafate. Urumva ubu hano tugakora ikiganiro ufite kaji uri gusoma. Ako se ubundi hazagira umuntu ugira gutya uvuga ati no kanica mbicira abadayimoni mugende mukora ikiganiro kuri hoteli runaka mwicaye mukora ikiganiro akagira umuntu uyamina akavuga ati nukuri amarembo y'ijuru ndayafunguye abamareka bamanuka mujye muri hoteli mukorera ikiganiro muri kurya muri kunwa. Ubundi shaka nkubwira uwo muntu abashize kuri konte block ibintu bitazigera birangira. Umva nukuri pe uwo muntu abaturemeye. Ako bizaba buri Imana. Hari abantu yibikiye uri Concorde, hari abantu yibikiye ibikoresho by'Imana givuga wowe naraguhaye genda bikore gutyo. Utanga ibyishimo mu bantu banjye, utanga ibyishimo mu bakozi banjye, utanga ibyishimo mu bavuga butumwa banjye nihishiye nahishe mu bihe nk'ibi ngibi, utanga ibyishimo mu bahanuzi banjye nahishe mu bihe nk'ibi ngibi. Bati muhaguruka mbasohokane muze gukora ibiganiro ahangaha kandi buri wese nahari ndaza kumufata n'imodoka kabisa maze ubundi yewe dore amavuta yakwica abazimu yakwica amagini. Urumva kandi uzise burani iwe mu rugo uwo muntu ubikoze iwe mu rugo niho Imana yahera hiri kwica amagini kabisa, niho yahera buriya kugira ngo iyo umuntu agize neza Concorde yagize neza ushaka kugira neza Imana igahera iwawe. Yego erega babantu sibyo nose reka tuvugisha ukuri. Impamvu nakubaje icyo kintu mbese umukire kwinjira mu bwami bw'ijuru ngo nuko ingame yakwinjira mu rushinge sibyo. Aho ni ku muntu udakijijwe, ariko ku muntu ukijijwe uvuga ngo wa undi wo kugwa ubutunzi bwamugusha ubukene bwamugusha, ariko wa mwana w'ijuru ibyo byose abibamo. Bwabo ubukene akihangana, bwabo ubukire akabimanaginga, ariko cyane umukene yabigoye umukire nyine ni kwa kundi umukire nyine ni kwa kundi. Ariko hari ukuntu Imana ijya ibigenza igatera umuntu icyo itekinya. Hari ikinya si ukizi ikinya iyo ufite igisebe gikomeye cyangwa se bajya kukubaga wenda ufite nka kanseri runaka cyangwa se ibintu runaka bagutera ikinya, ntago ujya wumva ibyabaye sibyo. Bagukora ibyo bashaka, bakaba bakomora, bakaba bakudoda, baguteye ikinya ntubyumve sibyo. Umukene rero mu mwuka Yesu atera ikinya abantu be ntabwire haleluya telasileba demanda we akaba yakennye ntiyite ngo ndakennye ntabibutse we harako nibutse ndabyibuka ahantu navukiye
twe dutuye ahantu imirima yari idukikije ntabwo yari iyacu. Yego. Barangiza bagahingamo ibigori, wabona hari ikigori unyuraho rwose ukumva ipfa riraje. Yego. Ariko mama yari yaradutoje na papa tumva hari uwo nzabona agiyemo hariya nkabona bamujyanye ngo mwene runaka yiduka ikigori. Azabisobanura neza ko byagenze. Ntarangiza Imana ikaduteramo ikinya, wabinyuraho ukabona rwose. Niyo mpamvu umukristo nyine abantu dusenga tuvuga ibyiringiro Imana itubwiye kuvuga, tugahanura amafaranga Imana itubwiye, tugahanura amazu n'amamodoka. Mu by'ukuri ntayo tugira. Kandi twe tukabona mwuka w'Imana kubera ko ari muri twebwe, tukabona ibyo byose twarabigize mbere. Kuko muri future ahazaza birahari kandi biradutegereje. Rero niyo mpamvu duhanura nta shari, tudafite umururumba ngurampa ngahe, uranyishura iki, tanga ituro rya mbere ngo umanze ugire. Oya, twe niyo mpamvu tuvuga Imana, twevuga neza, n'abatugira neza ntibavuga ngo abane benda gupfa no gukinduka no kurangira, sibyo? Niyo mpamvu rero Imana ibanza kudutera ikinya, yamara kudutera ikinya, ibyo abandi bararikiye ntitubirarikiye, ibyo abandi bari kurwanira ntitubirwanire, suko tutabikeneye. Kristo yinjiye muri twebwe. Haleluya. Kuzirika kigufi, amaze kuzirika kigufi, aravuga ati aha ngaha ibi ni ibyanyu muhumure, mwirinda mwirukanka. Niyo mpamvu baranumva ntuje, bura umva. Niyo mpamvu meze nk'umuntu uri muri etage, nk'umuntu ugenda ufite imodokari nziza itabonana, umuntu umeze neza. Kubera iki? Imana, mwuka wera. Nukuri. Mwuka wera si ikintu. Mwuka wera nyine kwa kuninjira mu nakamwuzura, akagenda yumva yuzuye anezerewe. Amahoro Yesu atanga ntagira akagero. Nukuri. Haleluya. Amen. Telasilebo shayini manda. Imana ishimwe. Ayo mahoro Yesu atanga ntagira akagero. Kabona abaturanyi bari kurya inyama, ukarya ibishyimbo, kandi ukanyurwa. Mwuka w'Imana agahita akubwira reba sha ukabyibuha. Yewe we. Mwuka w'Imana akavuga ngo umva koko rude ngo Mwuka w'Imana akavuga ngo izi nyama ari kurya, urumva, zishize mu bishyimbo. Izi nyama nzishize mu bishyimbo wari kurya, uragira itoto, vitamini nimba ari A na B na C zose zikaza. Sadura kamishake nebedenego n'abanyegano ngo bageze i Babuloni. Mwuka w'Imana arabwira ati ntimuzageze ziriya nyama zabo, babatekeye, ziraterekereye, ziraroze, ziri imbaraga z'umwijima, nimbi nimuzirya amayerekwa ntabwo muri buyagire. Abahungu waje bati twewe rero mudushakira ibishyimbo. Uzi impamvu se abantu b'iki gihe batakerekwa benshi bari kurya inyama zanduye. Izo nyama bakabagira ati muze mumanze murya inkoko, bakarya inkoko amayerekwa akabura. Yego. Hahandi ubwo ati ihane kwami bw'Imana buraje uva mu bibi. Duse ndamwihanisha utamaze anguriye inkoko ye. Nyine ni kwa kundi nyine. Baragiye barya inyama zanduye. Barya banywa ibyanduye, bambara ibyanduye. Umuntu akagukura costume, iyo costume akuguriye hanyuma irekore gahita yibura cyane. Ngambwira umuntu niba wamwihanisha se, ariko wamwihanisha ni wawundi nyine wageze ku musaraba neza, utarariye za nyama zanduye. Imana ishimwe. Kandi uwo muntu wagabuye inyama zanduye nawe aranduye ubwe. Yego. Akenewe kugira ngo Imana imugere yohereze wawundi utaranduye, abari umugera musengeri. Imana ishimwe. Rero nukuri ntago tuzigere twiyanduza. Turya ibyanduye by'ibwami i Babuloni. Nukuri kw'Imana kokoro kunkundura umukire uri ikinyabyaha udashaka guhinduka. Narutwa n'umukene uhinga ibijumba, uhinga ibiciriritse, ariko dusengana mwuka w'Imana akamanuka. Yego. Haleluya. Amen. Uko niko kuri kwihora kuyamamagaye. Rero Imana ishimwe. Abakire ni beza ariko iyo bashaka guhinduka. Iyo umukire adashaka guhinduka ko agashaka kuguhindura, ni mubi cyane. Imana imutembereze. Yego. Ufite Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. Nukuri. Ufite Bibiliya, igitabo cy'indirimbo. Yego. Nshaka kubikoresha. Ijana 20 oya 21 mugakiza umuririmbyi. Nimuze ture bimbere dutegereze igitondo, twiringira Imana yacu ntizakora imirimo, zirukana Satani izategeka isi yose, tuzanesha dusaba
kuko Imana igitwumvira. Tuzanesha nidusaba, tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Dore impanda ziravuze, dore impanda ziravuze, muze twese dukangu, kuko Imana yacishaka yuko twese tubabe. Ngo buri muntu mwitorero abuwejejwe muri ryo, nshuti reka kwiganyira urahabwa imbaraga. Tireka kwiganyira, nshuti reka kwiganyira urahabwa imbaraga. Ngo muririmbire ihoraho, muririmbire ihoraho, Yesu ari hamwe natwe. Tunesha ibigeragezo, tunesha ibigeragezo, kubw'imbaraga za Yesu. Muze twese tubashake, tubashangishe umukiza. Niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu aza. Ngo niducogore gusenga, niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu aza. Nubwo akazi kadari ntucogore, niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu aza. Ubwo waba urwaye ubukorwaye, niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu aza. Haleluya, amen. Imana ishimwe. Muze turebe imbere. Terasirebo, dutegereze igitondo kandi twiringira Imana yacu niyo izakora imirimo. Uyu mwanya wa none wari wiringiye akazi, ariko akazi bakagukuraho. Uyu munsi wa none wakwiringira famiye, hanyuma famiye ikavuga ati turakubyarutse yewe kubera ko ntago tukigukeneye. Uyu munsi wakwiringira umwana wabyaye, akavuga ngo ntabwo ukiri papa, oya ntabwo ukiri mama, ntibigishobotse, ntaho tukiduhuriye. Ariko uyu munsi wakwiringira Imana ikavuga ngo ndi kumwe nawe mwana wanjye, ikavuga ngo humura, ikavuga ngo komera. Abantu bose bagiye, Imana yaza mukagumana. Uyu mwanya uri guca mu bintu bishaririye, uri guca mu bintu bikomeye, uri atopile side manda, uri guca mu bintu bigoye, ariko hari Imana ikomeye. Yego nta mama wawe ufite, nta mahirwe ufite yo kuba ugifite mama wawe, nta mahirwe ufite yo kuba ugifite mama wawe, nubwo ufite abavandimwe ntago mumeze neza, ariko turebe imbere, dutegereze igitondo. Imana izakora imirimo, Imana izakora ibitangaza, Imana izakora iby'imbaraga. Ako kazi uzakagira, uwo mwana uzabyara nk'abandi, uzaheka nk'abandi, uzagira urugo rwawe nk'abandi. Yewe ibyo byose udafite uzabigira, kuko Imana ari yacu. Twe turebe imbere, dutegereze igitondo. Aho abantu bananiriwe, igitondo bari mu gicuku bagezemo barivumbuye, kandi igitondo kirahari. Igicuku bagezemo bandi bavuga ngo Mana waratubeshye, kandi igitondo kirahari. Yewe mu gicuku abantu benshi nimo babuze ibyerekezo, kandi igitondo kirahari. Uyu mwanya wa none wowe wamenye Yesu, wiringiye Yesu, tegereza igitondo. Nukuri tegereza igitondo. Yewe uziko n'abaguhanuriye bitewe n'igicuku wibereyemo, n'igihurimo, bakakuvangirwaho. Ukavuga se Mana kubera iki ndi gusenga, ibi ni ibyanjye. Uzabirebe Concorde, hari igihe umuntu bamubonera mu butayu arimo n'ibiharimo, nta kindi bamuhanurira, no kuvuga ati wenda Imana iguhaye ikiro cy'umuceri, ikiro cy'ibishimbo, ariko ntibazi ko igitondo cyacu ama etage ahari. Ibyo biro barabahanura bagasanga hari amastoke azaba ahari, Imana yararemye amastoke n'amastoke, ariko kubera igihurimo bakakuhanura inzu y'ibyumba 2 na salo. Ariko reka nkubwire, gitondo kigiye kugera. Haleluya. Bera sivela ndara minima ndara boshayini manda, nawe etage yakubera, imodoka nziza yakubera, ikiruta byose kuko bashimana kazaguhana ubugingo. Yego Imana ihimbazwe. Turebe imbere rero, uyu mwanya wari ukura kuri kampani ukorera, ukareba ku kazi ufite, ukareba ku cyubahiro ufite, ariko umunsi icyubahiro cyakuvaho ukamwara ugaseba ugakorwa n'isoni. Ariko Yesu twirindi, Yesu we uri umugabo, Yesu uri umugabo, uri umugabo w'intwari, uri umugabo, uri umugabo, Yesu uri umugabo,
uri umugabo w'intwari, uri umugabo, hayi, uri umugabo, Yesu uri umugabo, uri umugabo w'intwari, uri umugabo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Dore impanda ziravuze. Muze twese dukanguke, kuko Imana yacu ishaka yuko twese tubabera. Buri muntu mu itorero abubejejwe muri ryo. Nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga sha. Haleluya. Muze twese dukanguke. Kanguka muririmbyi we, kanguka muhanuzi we, kanguka muvuga butumwa we. Tera bela sile bo shine manda. Kanguka mu kazi uri gukora, akazi uri gukora, kanguka ukorera Imana neza. Yewe iryo shuri uri kwigisha, kanguka wigisha ibyo Imana ishaka. Iryo torero urimo, kanguka rwose ukora ibyo Imana ishaka. Dore impanda ziravuze, muze mwese dukanguke. Imana irashaka ko tubabejejwe, tubabera mu kazi dukora, tubabera mu butunzi dufite, tubabera muri societe turimo, tubabera aho dutuye. Tugerageze tuba abantu bazima bashimwa n'Imana n'abantu. Imana ihimbazwe. Dore impanda ziravuze, turi mu bihe bya nyuma, abantu babyange babyemere. Yego, mu gihe cya Nowa bararyaga, baranwaga, barashyingirarwaga, ibintu byari bimeze neza. Ni kimwe na muri ibi bihe abantu barimo uyu munsi. Akazi yego, ubufaranga burahari, nanga se ntabwo biri kugenda neza, ariko dukanguke. Abantu barasinziriye. Yewe kanguka uherereye muri ako kazi kawe, kanguka uba umunyakuri, kanguka ukora ibyo Imana ishaka. Oya wikangisha abantu icyubahiro Imana yaguhaye ngo ugusha abantu. Icyo cyubahiro Imana yaguhaye si cyo kugusha abantu, si cyo kugusha abasore, si cyo kugusha abagabo, si cyo kugusha abagore b'abandi, si cyo kugusha abakobwa b'abandi. Icyubahiro n'akazi Imana yaguhaye nibyo kugira ngo biheshe Imana icyubahiro. Wisinzira ngo usinzirane abandi bantu. Nukuri nyabuneka kanguka. Muze twese dukanguke, kuko Imana yacu ishaka niki ishaka. Ntabwo ishaka ngo wenda ngo ugire amafaranga menshi, ni byiza wayagira, wiga amashuri menshi, ni byiza wayagira, ariko ishaka ko waba wera. Kwera ni iki? Kwera ni kwa kundi ukera mu buryo bwose bushoboka. Ukera mu kazi, ukaba umunyakuri, ukera utuye, ukagira gahunda n'ikinyabupfura, ukera mu nshuti, nukibesha ntuzibangamire, ukera mu buryo bwose bushoboka. Nshuti yanjye rero, Imana ishaka ko tuba abera, kandi buri wese abe uwejejwe mu itorero aherereyemo. Imana ishimwe. Rero ntabwo Imana izaza kureba mu dini runaka ngo uri muri dini. Oya, buri wese naba uwejejwe. Aho waba usengera hose buwejejwe. Kora ibyo Imana ishaka buwejejwe. Ugerageze wezwe, kandi wezwe neza. Imana ishimwe cyane. Muri rimbi rihoraho ngo Yesu ari kumwe natwe, ngo tuneshe ibigerageza ngo kubw'imbaraga z'Imana. Rero ntago wanesha ubusambanyi atari imbaraga z'Imana, ntiwanesha ubujura atari imbaraga z'Imana, ntiwanesha kwiba atari imbaraga z'Imana, ntiwanesha guhombya kambani z'abandi atari imbaraga z'Imana, ntiwanesha buri kimwe cyose atari imbaraga z'Imana. Shaka Imana, imbaraga z'Imana zizakuneshereza. Uyu mwanya uri kuvanga kuva ku nzoga byaranze, kureka ubusambanyi bwaranze, kureka ubusinzi byaranze, ariko ni imbaraga z'Imana zizakuneshereza, ni imbaraga z'Imana zagwa kunesha. Ndetse no mu kazi bizemera, no mu kazi bizakunda, no mu kazi bizashoboka. Imana ni kuneshereza. Ayo mashuri uzayiga, ubwo amafaranga uzayagira. Imana ni kuneshereza. Urugo rwawe ruzubakwa neza, mu rugo bizagenda neza. Imana ni kuneshereza. Aho utuye bizagenda neza. Imana izahindura amateka, kuko wanesherejwe n'Uwiteka. Tera besi enavere manda. Uri guca mu bintu bigoye, ariko Imana izakuneshereza. Uri guca mu bintu bigoranye, ariko Imana izakuneshereza. Ihangane kandi ukomere. Muri ibyo yavuze ngo tuzanesha nidusaba, kuko Imana itwumvira. Reka nkubwire, saba neza. Ako kazi ugiye kunesha, ugiye kukabona. Ayo mafaranga ugiye kunesha, ugiye kuyabona. Ayo madeni ugiye kuyishura, ugiye kunesha, ugiye kuyabona. Kubw'imbaraga z'Imana. Ntabwo ari kubw'imbaraga za famiye, ntabwo ari kubw'imbaraga z'akazi, ntabwo ari kubw'imbaraga y'amashure, ntabwo ari kubw'imbaraga za utuye, ariko haleluya, ahubwo ni kubw'imbaraga z'Imana. Turebye iyo twavuye, tukarebye aho twari dutuye, tukareba ubuzima twaciyemo, tukareba
tukareba ubuzima bugoye, tukareba ibintu bitwaciye Imana ducishiyemo, ntawamenya yuko ubu ngubu waba uvuga Imana gutya, ntawamenya yuko waba uri guca ibintu uri gucamo ubu ngubu waba waragombye kubicamo, ariko bitewe n'ibyo Imana yagiye ikora, bitewe n'uko Imana yagiye ikurinda, niyo mpamvu wavuga ngo Uwiteka nahimbazwa. Haleluya. Tuzanesha nidusaba kubw'imbaraga za Yesu. Ubundi tunesha kubera Yesu, ntago tunesha kubera abantu, tunesha kubera Imana, ntago tunesha kubera kampani, tunesha kubera Imana twiringiye, ntabwo tunesha kubera amashuri twize n'ibyubahiro dufite, oya, tunesha kubera Imana. Ikintu cyose uzakora ukanesha, icyo uzageraho cyose, nunesha ubukene, ukanesha ibyaha, ukanesha ubushomeri, uzabinesha kubera Imana. Icyo cyubahiro ufite uzaba ugifite kubera Imana. Ibyo byose Imana yaguhaye uzabigira kubera iki? Kubera Imana. Imana iri kumwe nawe, uri guca mu bintu bigushaririye, ariko Imana irahari. Abantu benshi ntibazi inzira y'ijuru, babohewe mu maboko ya bamugome Satani. Abantu benshi ntibazi inzira y'ijuru, inzira y'Imana, inzira ijya mu ijuru ngirafunganye. Bisaba kwihangana, bisaba gushinyiriza, birasaba guca bugufiya, bakuvuga wihangane, bagutuka wihangana, ntacyo uzagiraho wihangana, uri umukene wihangana, Imana izakugirira neza. Abantu benshi ntibazi inzira y'ijuru, niyo mpamvu bagutuka, niyo mpamvu bagutoteza, niyo mpamvu bagucunaguza, niyo mpamvu bakuvuga nabi, niyo mpamvu bakwanga. Ariko nubwo abantu benshi batazi inzira y'ijuru, ndagira ngo uyu mwanya bamenye inzira y'ijuru iyo ariyo, ndagira ngo uyu mwanya bamenye agakiza, uyu mwanya bamenye ibyo Imana ikora. Inzira y'ijuru harimo byose, harimo ubutunzi, harimo amahoro, harimo guseka, harimo kubyara, harimo kubaka neza, harimo ole bashire mantasire bonema ila kutrebene manda, harimo byose. Reka nkubwire, mu nzira y'ijuru harimo byinshi bitandukanye. Ntiwongere kugira ubwoba, ntiwongere kugira ubwoba ngo biragenda bite, ntiwongere kuvuga ngo byacitse, ntiwongere kuvuga ngo byanze, ntiwongere kuvuga ngo ntago byemera. Oya, inzira y'ijuru harimo ibintu byinshi bitandukanye, ntiwongere kugira ubwoba. Abantu benshi ntibazi inzira y'ijuru, ariko inzira y'ijuru niho harimo amahoro yayandi yuzuye, atemba nk'uruzi, asendereye. Yego ntibimeze neza, ubukwe bupfuye kabiri gatatu, no kubyara byaranze, urabyara inda zikavamo, uratwita inda zikavamo, akazi ntibimeze neza, mu rugo n'induru ziba ziri kuvuga, warashatse ariko urimo kwicuza. Uyu mwanya hari inzira y'ijuru wanyuramo, ibyo byose bikagenda neza, ibyo byose bikemera. Reka nkubwire, ndagira nkubwire ngo Imana ije kugukuraho inshuti zitari nziza, Imana ije kugukuraho inshuti mbi, Imana ije kuguhindurira inshuti, Imana ije guhindura icyerekezo, terabo site manda, Imana ije guhindura byinshi ku buzima bwawe. Ntiwongere kugira ubwoba, ntiwongere kugira ubwoba kubyo uri gucamo n'ibyo uri kunyuramo. Uri umukandida w'ibyiza, Imana iri kukubakira ubuhamya, kandi ubwo buhamya iri kukubakira nibwo uzavuga muri rusange, ukavuga ko Imana igira neza, ukavuga ko Imana yaguhojeje amarira. Erega nta butayu nta Kanani, nta Kanani nta butayu. Ibyo uri gucamo, Imana, ijambo ry'Imana mbwa ngo mbanyuza mu bagerageza kugira ngo mbone uko nzabagira neza. Imana irimo irarema ibyo uzavuga mu materaniro, irimo irarema ibyo uzavuga aho utuye, irimo irarema ibyo uzavuga abo ubwiriza abo muzaba muri kumwe. Niyo mpamvu uyu mwanya uri guca mu bintu bitandukanye, nawe bikakuyobora. Uyu mwanya rero, Yesu niwe muyobozi mwiza, Yesu niwe mujyanama mwiza, Yesu niwe mukunzi mwiza, utagiye uhemuka, utagiye ubabaza abantu, kandi niwe ujya ukubwira ngo komera ndetse ihangane. Ese ntago bimeze neza, akakubwira ngo humura, nubwo bitameze neza akakubwira ngo komera. Reka, ntabwo Abisirayeli batotejwe imyaka igera muri 400, ariko Yesu abitegereje aravuga ngo uyu mwaka birakwiriye ko ari wo mwaka wo gusohoka. Ituma Mose, aravuga ngo Mose, ndagutumye mu Bayisirayeli bose bari hakurya kwa Farawo, ntazajye n'umuntu wese uzigira asigara. Imana yari izi uburetwa bakoreshwaga, Imana yari izi uko babwirirwaga, Imana yari izi uko bakoreshwaga imirimo y'agahato. Tarabo side manda rabi enema. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyo mirimo y'agahato uri gukoreshwa, ibyo byose uri gucamo byose, Imana igiye kubirangiza. Asante bosile boshayini Imana, ugiye kubona ineza y'Imana, ugiye kubona gukora kw'Imana, ugiye kubona ubutabazi bw'Imana, ugiye kubona amaboko y'Imana. Amaboko y'Imana aje kukubera magari. Ndumva nsinzi, ndumva sinzi, amaboko y'Imana aje kukubera magari. Imana ije gucecekesha kugira ngo uvuge, Imana ije gukenyururuza kugira ngo igukenyeze, Imana ije kukwambika kugira ngo useke, Imana ije guhagarara ku buzima bwawe kugira ngo
ngushime reka nkubwire ndakurahiye kwiyamamagaye ndi kuri iyi kamera kwizera byonyine utangiye ikiganiro ukabona gisoje byonyine Imana ihambuye ibyari bihambiriye byonyine Imana ikoze bizabinda abantu bananiwe byabindi wowe warebaga ukabona bidashoboka Imana irabikoze byonyine kuba wizeye erega uyu mubyeyi umaze imyaka 12 ava kwizera agakora kuri Yesu byatumye akira kwizera ukareba iki kiganiro bigiye gutuma ukira hari indwara igiye kukuvaho hari uburwayi bugiye guhunga hari uburwayi bugiye kuguhigamira hari agasuzuguro kagiye kuguhigamira hari itangiro kigiye kuguhigamira haba mu nzu urimo haba mu kazi urimo haba huvuka hari ibigiye kukuhigamira Imana ishimwe ndege nkubwiye ngo Imana igiye kuzana ikintu cyo kudepasa ku buzima bwawe nanga se kunyuranaho hari ibigiye kugenda hari nibigiye kuza hari ibigiye kuvaho hari nibigiye gukomera Imana ishimwe hari ibigiye kubisikana ku buzima bwawe ibibi bigende ibyiza bize iyo ni Imana ibikoze ni Imana ibivuze kubw'umuririmbyi yavuze amagambo akomeye akora ariko kubw'imbabazi z'Imana kubw'urukundo rw'Imana Imana irategeka bikemera Imana igategeka bigashoboka Imana igategeka bigakunda tera si benemanda Imana igategeka ibintu bikemera ibyanze kwemera bigashoboka byanze gukunda bigakunda ibyanze kugahagarara ntibihagarare Imana ishimwe cyane haleluya Imana ishimwe nimuguma muri nje amagambo boneka muri Yohana 14:15 gatandatu nimuguma muri nje amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa 14:7 iyo ni Yohana wabivuze Imana ishimwe systeme cyangwa se uburyo bwa mbere bwiza nukuba muri Yesu Kristo nukuba muri Yesu utani muri Yesu utari mu jambo ry'Imana ari inyuma y'ijambo ry'Imana kandi uri inyuma y'ijambo ry'Imana ari nk'umuntu uri inyuma y'igipangu umuntu uri inyuma y'igipangu rero ntago bamufungurira atasoni rero umuntu uri mu jambo ry'Imana ni umuntu uri muri Kristo Yesu ni umuntu urimo imbere umuntu utari muri Kristo Yesu ni umuntu urimo inyuma uyu mwanya rero nituba muri Kristo Yesu koko redo ntucecekeshe reka mvuge mbabarira mvuge aya magambo nibyo Imana ishima kuvuga mbabarira mbivuge Imana ishimwe nituba muri Yesu Kristo tukabamo neza tugahagararamo neza Imana izakora ibikomeye Imana izakora ibyimbaraga Imana izakora ibidasanzwe Imana izahambura ibihambiye Imana izacecekesha imbaraga yose Imana izavanaho buri kimwe cyose kuba muri Kristo byonyine bigiye kukubakira amateka kuba muri Kristo Yesu byonyine bigiye kuba ku buzima bwa buhinduke busha kuba muri Kristo byonyine reka nkubwire uvuka iredebari uvuka kure cyane hahandi umuntu wese yavuga ngo uvuka kure ariko aho ngaho Imana igiye kwakora igitangaza Kwa ndumva sinzi biri kuba ndabona Imana igiye gukora ibintu by'imbaraga haleluya kandi nidusoza ku ikiganiro dutashye ndagutangariza ngo turabona Imana amen Imana ishimwe haleluya umuntu wese uko niko kuri kuyampamagaye uraza kureba ikiganiro akagisoza neza agiye kubona Imana haleluya agiye kubona Imana ikora imirimo agiye kubona Imana ikora ibitangaza agiye kubona Imana yimura imisozi uko niko kuri ubu nibwo buhanuzi bukomeye kandi abantu benshi bagiye bihanira muri iki kiganiro kandi mu kwihanira mu kiganiro ni Imana igiye gufungura ibintu byinshi twavuze ngo umuntu wese uri muri we Imana ishimwe ngo nimuguma muri nje amagambo yanjye kaguma mu kanwa kanyu ngo musabe icyo mushaka Imana ishimwe kuba muri Yesu byonyine gusa hariko mwami mwamuhimbazwa Imana ishimwe Imana ikoze ibikomeye Imana ikoze iby'imbaraga we ugiye guhanagurwa amarira ugiye guceceka igihe waririye rwose ugiye gusinzira ibintu bigiye kwemera waracuruje biranga ibintu byinshi byaraguhigamiye ibintu byinshi byaraguhunze ariko ubu bigiye kwemera ariko ubu bigiye gucamo kuko Yesu ari kumwe nawe ariko Imana ihimbazwa Imana inyuranyije ibihe kandi inyuranyije hari amaboko yaje gufata kubuza kuvuga na gucecekesha haje amaboko akubwira ngo uvuga ndabyemeye Imana ishimwe kwizera konyine gutumye ibyari byanze kwemera bizemera shoti wadukurikiranye kuri Concorde TV Imana igumugisha kandi Imana igushyigikire mwakiranize ijambo ry'Imana amen nacecetse kugira ngo ntagukura mu mafuta iyo wibesha ukaruguha Imana ukareba oya
sinshobora ntabwo wabikora no sa nararezwe uri umukozi w'Imana nararezwe niyo mpamvu rero umunyamubiri atayobora ibiganiro nararezwe Imana ishimwe cyane nararezwe nzaho umuntu agera navuga ni umuntu ngomba guceceka simuvugiremo ubundi agatanga message uko Imana yayimuhaye niba twa tuzi ngo twakora n'ibiganiro bibiri tugakora kimwe ariko tukumvira umwuka umvira umwuka gw'izurukundo nta soni uzagira nubona tunganira Imana ikuyobo mu byukora byose wihutira bose bazamenya kubana bare kubugome bitabeye tumbira Yesu uzaba nkawe eka dusoza no se wanyemerera nyemerera utange nimero yawe 0788 25 40 10 0788 25 40 10 nimero ya WhatsApp nkoresha niyo ngiyo 250 yego